Hello guys, nizere ko umeze neza we hudahwema kudukurikira kuri channel yacu ya YouTube. Ndagushimiye wabashe kuba wakanda subscribe. Ndetse nawe ukigera kuri channel yacu ya YouTube bwa mbere, ndagusaba kwanda subscribe. Ni ibyishimo, ni imigisha ku muhanzi mukunda muri benshi bamenyekanye cyane hano mu Rwanda. Mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Uyu abarizwe mu itsinda rya Visitina na Dorcas. Mu minsi yashize nibwo hagaragaye amashusho yabo bari mu gihugu cya Canada, aho bagiye mu bitaramo byari bimaze igihe bitegerejwe n'abakunzi babo baherereye mu gihugu cya Canada. Ibi ni ibitaramo bizawubakira izina yaba muri Canada ndetse no hanze yaho. Ni urugendo rw'ivugabutumwa ndetse n'umuziki bigamije kwegera abakunzi b'indirimbo zabo baherereye mu bihugu byo hanze ndetse n'abanyarwanda batuye mu bihugu byo hanze. Ibi kandi byatangiye mu gitaramo cyabo bakoreye Vancouver tariki 18 Ukwakira. Uyu ni umwe mu migenzi cyane hano muri Canada kandi udatuwe n'abanyarwanda benshi. Abaririmbyi bombi bakiriwe bidasanzwe n'abakunzi babo batuye hano muri Canada ndetse n'abandi bakunda indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Bituma igitaramo cyabo cyuzura ku buryo budasanzwe birenga ibyo bari biteze. Uyu mujyi wa Vancouver n'umwe mu mijyi ihenze cyane hano mu gihugu cya Canada kandi udatuwe n'abanyarwanda benshi. Ariko ntibyatumye aba bahanzi bombi batabona abantu bitabira ibitaramo byabo. Amakuru aturuka mu gihugu cya Canada avuga ko Visitina ubwo yari kuri stage ku munsi w'ejo yafashwe n'inzengerezi yikubita hasi aza kujyanwa kwa muganga, aho bavuga ko ari inda yari imufashe, mbese ko yari yegereje arageze igihe cyo kubyara. Ubu akaba yajyanwe kwa muganga. Amakuru avuga ko uyu Visitina amaze kwibaruka, nubwo tutaramenya umwana yabyari niba ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Nk'uko uri kubibona ku mashusho cyangwa se ku mafoto, ibi akaba ari ibyishimo ku muryango wa Visitina ndetse na Idris, kandi akaba ari ibyishimo ku itsinda rya Visitina na Dorcas, kandi akaba ari ibyishimo ku banyarwandakazi ndetse n'abakunzi babo. Umwana ni imigisha, umwana ni impano y'Imana. Ndagushimiyeho twabanye, wari kumwe na Digi nk'ibisanzwe. Ndagusaba kwanda subscribe niba uri ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube, ugakora share ndetse na comment.